Kosho. Nibicara ko vie. Jesus. Wajuko inonguru bacana. Ubundi bawigira iki? Aku fakora nkimwikirenja. Aku wambonye mikiko, wambonye mi mashini, wambonye mi puno. Upfakora nsotanga. Ako kazi ntako nakora. Ubu ngo bivuze ngo nagiye ako kazi nawe kikorere. Nago warwaye amaboko, niwacitse akaguru, niwacitse akaboko, ufite umutwe kandi biviye buraba byarakoze n'inda. Kibyikorere nacyo uwo mutigi wenda wazanagabanuka. Utagira ngo ni bya bindi wankangaga, noneho ubu nabaye umugabo vie, umva. Ubu none nsigaye ndi munsi gaye nterura nkiyumva, ubu ngubu amazi ntagakiri yandi. Umva vie, umenye kuba amazi atari. Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Akose nanjye nta kigenda. Umuveyi itsamura ngo bitaniruka. Ariko arantu nitwaye nabi ndi ikigwari. Kivugwa se ahubwo kari ikigwari cy'amateka. Ubundi imbwa cyangwa nipusi. Muri ibyo byose se ndi igicyugo. Oh my God, bro. Oh hell no, man. Shaka mecyatse nakano kabuye banicaye bakirampubukanye rusoka yari impubutemo neza neza cya rusoka yari impubutse neza rusoka aritsamwe njyango inyama y'ubwo bisi zamuka. You look like we're a couple. You are joking. Yes, couple of friends. Ora uri kibaye iki? Oya niga humura nta kibazo buriya nari guhita nkuterera isabe. Papa wambabariye. Nako shanga umutwe uruzuye. Ushobora no itayingana gute? Waguze se? Vie, mbabara rwose ntago nzongera. Akikigo gira ubundi vie. Nta mwana ufite? Ese ni wowe? Tunde kura wakiniko. Mbone igihe cyamfatiye. Kosha uwanyweye itabi ringana gute? Nge nayobewe ubwoko bw'itabi uba wanyweye. Isurudu imara cyangwa ni farashi. Ariko icyo utari wambwira ubwoko bw'itabi. Oh my God. nyamara wanyumvira Kubera iki? Nyuma yuko uvuze ngo ndisco kandi ubizi neza ko na mwana ndabyara. Ubundi wabaye ngabanyamagambo wagitagangurirwa. Mugabanye y'amagambo umva bajya gutanga ibyangombwa by'abantu batukana wowe wabo wa mbere. Weho se kuki utabaye wa mbere? Wewe bagiye gutanga ibyantu bigwaberera babuze icyo baba. Bagenda baba bameze nk'imihobobo. Nomero ya mbere. Basi byo tubyihorera. Kare kose subundi. Nose konje hano katunyita papa wawe bigenze gute? Ese nabana arateye inda mama wawe nabizi bikarangira kubyaye. Ako subwo ntabwo uzisirenge z'imihanda. Ntabwo arumva umuntu ava ngo salama papa wanjye nase ubwo nuko abari we. Wapi? Habwo ni ikivuga ngo uri iki? Uruwerewere. Ntabwo uziyo ibiva niyo bijya. Ngambwira icyatumye unyita papa wawe. Umva rero reka nkubwire. Hari abafite umuviye n'urugo rufunga mu mutwe nono ubwo se wamunani oya wabona umukanya ndangije imirimo none tambira ngo njye kwa irunguwe mari kandi ninaniwe navuye mu mirimo yiriwe mu rugo mari uziko navuye no kwa ari mu rugo uwo muntu atagukoresheje yabahombye ako yabahombye iki mwese nta nubwo wabashaka ko mba wa mu gentleman ngo naniyiteho ma nge nubake n'umubiri w'abashango more mu nka mwihene mu nkoko ibyo ubundi sibyo byose utandukaniye he nabyo nuko mfite ubwenge nkaba ntekereza ariko bikaba byo nta bwenge bifite nk'ubwanjye uzi ubwenge mfite uzi ubwenge mfite ntabwo nzi ubu ni se wabwirwa n'iki ntabwo kubwiye. Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy.
ariko uguza ubwenge mfite numva gukura ku ntebe ukakujyana muri toilette. reka nkubwire buri ibintu twihaye byo gusuzugura ababyeyi ahubwo undi kumva mfite umutima wo kugira ute kumusaba imbabazi. Imbabazi ahubwo agenda hakiri kare. Oya rwose pe ndi kumva ibintu nakoze nk'umuntu rwose ndi kumva bidakwiriye rwose umwana w'umunyarwanda pe. Gusuzugura umubyeyi ntago ari byiza. Ni ikosa rikomeye cyane. Ahubwo ugenda hakiri kare utari bwije kuko ushaka kuba bwije ukanara nanjye bya bihomora bigata bikurigata. N'umujinya utari wanagabanutse ariko wamuganira agena. Byibutse karesha. Urajya Gifata ugikomeze shaka uburyo n'ikindi gihe kitazongera gusuzugura ababyeyi. Tumugongo ahora bari twari nyakorega dagiye sasa nikijuje kuburyo bukono turugo rw'iki gihe. Oh, hell no, man. Yakanimba Yakanimba ibishimo bihinda